n'uwo mwuka ufite n'amazi nabwiye uyu mubyeyi ngo ajya guhereza amazi menshi. Reya nta kibimwifuriza, nta kibimwifuriza. N'ubundi kurwana urugamba ngo ndebe ko nabona uriya muti uvana uburozi mu mubiri, ndebe ko nawe ugutera. Ntabwo binyoroheye Reya, ntabwo binyoroheye, ntabwo binyoroheye kwigaragaza ko ndi kumwe n'abari abagabo kandi ntari kumwe nabo. Ntabwo binyoroheye. None si igihe cyose twabaniye ko umwe yavugaga ikibazo abandi buri wese akakigira ikiwe, kuki utabitubwiye ngo dufatanye kurwana urwo rugamba? Twari kurwana ute ko babimbwiye uwo munsi uri bujye mu rukiko mu gitondo, nkareba uko mbigenza nkabibura ngafata umwanzuro. Numvaga wowe uri umuntu mukuru uri burwirwaneho, ariko mbwira Dira ntibyari kugenda ute? Iyo magarara kandi wari ubizi neza ko umunsi n'isaha Dira ntibamushatse bamubona. Ariko ntabwo ntuje, nzaruhuka bari abagizi ba nabi bishyuye ibyo bakoze, babiryojejwe, bakagira igihano bakwiye, ahasigaye tubeho mu mahoro. Ntabwo ntuje, nahisemo kuba nk'inzoka ko sinarubyana nkayo, barimo nk'inzoka y'incarwatsi. Mabuja, barimo nk'inzoka y'incarwatsi. Mabuja, none atari kuvuga ni ukuri? Umunsi umwe ndabizi yuko ukuri gutsinda, ikinyoma kigatsindwa. Nushaka uyu munsi ntunyizere, nushaka unyizere cyangwa ntunyizere, ariko nzi ko finally intambara ndi kurwana nzayitsinda. Byaba byiza munyuze akaboko mukamfasha, ariko naho mwamfasha naho mutamfasha, iyi ntambara nzayitsinda. Mabuja, ni ukuri ubu njyewe sinkizi uwo kwizera uwo kwizerwa simuzi, uwo kutizera simuzi, kuko abantu bose bambereye kimwe. Niba basi wowe ubasha gushishoza ukumva ibyo Neta avuga ari byo, ubu buzima bwanjye basi narabiguhaye, aba ari wowe uzabugenga kuko ni wowe wambaye hafi mu gihe nari ngukeneye. Humura nubwo bimeze gutya, nanjye byangoye kwizera aho nayo byangoye pe. Mabuja we, amara bari kuyacagagura. Mana we, umubiri uri kumburya, uri kumbabaza. Komeza ubike ndabona gushira. Mabuja, ibintu Neta ari kuvuga ni ukuri? Esther, nakubwiye ngo nanjye byangoye kumwizera, ariko nafashe umwanzuro wo kumwizera kuko yambwiye ko umuti wo gutera Reya umwanzi ashobora kuba yawujyanye. Ngiye kujya mu rugo, nibyo nari maze kuvugana nawe Neta, nakubwira ko kuko umuti wazi yawujyanye ntuzanire Neta uterereye. Iyo nzasigare ndiringa na Bowazi, ariko nta n'ikintu yambaza ku ibyo by'imiti byabo ntabyo nzi. Yatekereza ko wenda atamenya aho yawubitse cyangwa yanawutayemo ibyo wirukankamo, ariko yabanza ki. Nafashe umwanzuro wo kwizera Neta. Neta se wari kubyemera? Uri kubyemera? Ubwo rero birimo Koreya yongera yava ubuzima akagaruka ibuntu. Reka twongere tumuhe amahirwe tumwizere. Reka twongere tumuhe amahirwe tumwizere. Kuko nta yindi nzira dufite twanyuramo ngo Reya yongera Reya nyizera gato. Dusigaranye Neta imbere nawe. Nyizera gato. Andi mahirwe make. Reya sibyo.
andi mahirwe make ndebe ko narokora ubuzima bwawe. Ngengera gato njyewe nubwo uriya muti nawubura, hari ibitabo njya mbona cacana kunda gusoma kuramo buriya burozi buba burimo n'imiti yabwo. Ndakimwiba nicara hasi ndasoma, nizera gato icyizere cyanjye ngomba kukibungabunga. Nta gikuru nk'icyizere cyanjye, kuko n'ubundi nta bupfusha batabyaye, nta n'unanirwa atagerageje. Angeli, usigara amahoro kandi mwihangane, ndwazubukira kandi abicyo nkora nk'umuganga nanjye kanshyireho ubuhanga bwanjye. Genda ukora ibyo twavuganye. Rero usigare neza, ndakubwiye ngo unyizere mu amahirwe yanyu. Hari icyo ngiye gukora kandi ndabikoraho. Imana yatumye ugeze izi saha utarapfa umwe nawe kandi uzakira. Ngiye guhangana kandi tuzabona intsinzi. Rwarukira. None kuri iyi nshuro urinde ijambo ryawe. Ngayo nguko. Mabuje ubuzima bwa Leya muri aka kanya buri mu maboko yawe. Leya naramuka agize ikintu cyongera kumubaho, watumye twongera umenye ko amahirwe aza arimwe mu buzima. Nimba wongeye gutuma twizera Onete, ibintu bikongera bikaba bibi nk'uko mbere byagenze. Amaraso yari ari ku mutwe wawe. Uvuye se dawe? Hatumisheni nari niviriyemo nubwo twanze kurangira. Cyakoza naragenze ndabona. Ahubwo se Dira nari hehe ko narayimuzaniye amata nkamubura? Wamuburiye he? Ese ko narimenyereye ko myazana muri Saragahita aza yiruka nkayamuhereza, none namushatse ndamubura. Na n'ubu ngubu ntabwo ndamubona. Ni muwe wari umufitiye? Oya none se atari impuhwe nandi kumushakira iki? Arahari, wamuburiye he nyine kari mu rugo? Ese ntamubuze ngo umuhe amata ye kandi hari n'utundi twenda dushyashya nendaga kumugurira n'inkweto. Ese nazimugura gute atabanje kwigera? Yamenye kubigura ngenze uko angana. Oya, erega nanjye mba nkeneye kumuha keya, kayibona ko nanjye mwitayeho. Oya, erega naba akeneye impuhwe z'umubyeyi nkanjye, nanjye mwereka urukundo, nkeka ko agomba kuba akeneye utuntu two kwambara, nyine akabona ko nanjye mukunda. Ako boy, zo mpuhwe n'izicyo uzanye. Ese sinsanzwe nzigera mu buhoro. Wowe? Ninde wapfuye? Ambwira hano Dira nari bana ndi kumushaka. Mu rugo mugeze mu rugo amubura? Kandi ibyumba byose nabizengurutse namubuze. Ngo wazi. Wowe ugashaka Dira nari ikizi uri kumushakira. Ese urumva hari ikibi naba ndi kumushakira ko uzubona ndi umuntu mubi ku buryo nashakira Dira ni ibintu by'ubugori. Sha ihene yaba yabyaye intama. Pe ni ukuri sherereka nkubwire. Hari utwenda nabonye dushyashya tugezweho abana bambara nyine ukabona ni bye. Ndavuga ni Dira ni. Nakubwiye mpaye amafaranga nyine ngiye kubimugurira. Nise uramenye ubigurira he? Ibyo bihenda abana bya bigumane. Bowan turaziranye. Ngira ikintu uri gushakira Dira ni ureke kuguma uncisha ku ruhande, uncisha ku ruhande ngiza ukuri. Kuzizi ko n'ubundi ntacyo nagutwara, ngiza ukuri umbwire ngo Dira ndi kumushakira iki kintu. Ndi kumushaka nibura tuganire. Maze iminsi ntamubona. Cyangwa wongera umwibutse ko nyina ari mu bitaro mugiye kumwica. Ya byari byacyagiye cya kera. Nanjye nashyize umutima hamwe mbona koko naramubwiye nabi. Niyo mpamvu nyine wari umaze iminsi ubona ndi kumwitaho ukabona nta kibazo gihari. None ndamushatse ndamubura. Bega impuhwe. Wayasheri mbwira uriya mwana arahari, sinakubwiye ko ahari. None se arahari ari he? Nyine nshaka kumubona. Erega Dira ni ntahandi yagiye. Si umwana wacu. Nyine nanjye nibyo nimba mvuga. None se uri kumushaka gutya nkaho wagira ngo ntimuba mu rugo rumwe ntimuta, arahari. Nise arahari. Ari mu rugo, none se sinakubwiye ko ari mu rugo.
wamushakanye umutima utuje ukamushaka nyine wumva umushaka pana kumushaka. njye mba nahangayiki ubu si uko abaye yagiye no ku muhanda imodoka ikaba arajya gukora iki ku yamugonze muhanda? Dirana arahari ari mu rugo. abaye yarwaye singomba gukurikirana ubuzima bwiwe. Gute umwana yarwara umubyeyi ntabimenye koko? Mungu wawe. Gute yarwara njye mama we simbimenye? ngankura mu rujijo basi. Arahari Dirana ari mu rugo ni muzima arahari. nyine nshaka kumubona. Ariko bo wajya ureka kuguma untesha umutwe akagenda kangana gutya. Nakubwiye ngo Dirana arahari. urabona ngiye naba nahangayikiye umwana mvuge ngo Dirana arahari mu magambo Uhangayikira umwana. mu magambo ntamubona kuko Ushaka kumubonesha amaso. amaso ku maso ngiye mubone Nta Dirana kibazo. turebane nibura muterure mvuga ati Ndaje umwana ameze kanze neza. njye kureba telefone kuri chargeur mukwereke. Ushaka kumubona? umunyereke guteze Yewe ngukurira inzira ku murima. Gahunda zanyu zose mwari mufite narazimenye. izihe se gahunda ari gahunda zindi dufite Izuzi mwapanze kuri Dirani. Narazimenye rero Dirani ntakiri muri uru rugo. ye Uri kwibaza iki kindi? Ye iki? Mungu wangu ngo Dirani ntago ari muri uru rugo. Gusa icyo nzi ari mw'iki gihugu turimo. oya mwana reka imikino mana umbwiza ukuri Dirani ari hehe niwe nkeneye. Shaka ubwiza ukuri kumwe kundi. uzuri kumbwira ngo ntari mwiki. Dirani ahari nijye mpazi kandi ari mw'iki gihugu nakubwiye ko ari cyarimo. nshaka kumureba rero nshaka kumubona. Kumureba hiki? nshaka kumubona nk'umubyeyi we. Ugenze make niba ugiye kuza ugenda mu myobo nk'inyaga, niba uzajya ugendesha inda nk'inzoka ibyanyu gutya. ngiye ngenda mu mwobo nk'inyaga byagenze bite. Ibyaha bigiye kugera ku iherezo. Njyewe umeze nka boss. kwa kundi umuntu asigarira urukweto rucika rugasigarira ku kadodo konyine ko ugenda urukurura hasi gutya. n'icyubahiro mfite mw'aka gace mw'aka karere Do. ntabwo nteze kugenda mbebera gutyo. Uhaye iminsi mike ibarirwa ku ntoki. mva sheri mva nkubwire nyine byashira ariko tubireke. ndi gushaka Dirani. Ntawubona kuko namenye imipango yanyu. Dirani ntakiri muri uru rugo, ahari aratekanye. Ukoresha nyine bimwe ujya ukoresha uri kumushaka, ugenda umushakisha urebe ko umubona, gusa ari muri uru Rwanda. Kandi ndakubwiye ndanarangije ngo umusinga akazi ubu gutya se mbikubwire ngo bimenye. oya Gutya, mbabarira Dirani mbabarira sheri ari muri iki gihugu, mbabarira ariko ntari mu mbabarira. rugo rwawe kuko ibintu byawe mupanga byose mba nacecetse nakuretse, ariko byose mba nabikurikiranye none se ahari kuko ari wowe wamujyanye. kuko ari njye namujyanye. Yewe ese sheri kuki wabikoze utambwiye koko. nkubaza iki? wari kumbwira ati ngiye njyanye Wowe umwana. n'icyo ugiye gukora ukabanza ukambwira niki nakubwira se nicyo utazi. ibyo wapanze kuri oya Dirani uko byagenda kose ugomba kujya kunyereka aho umwana ari, kandi mufiteho uburenganzira bushoboka nk'umubyeyi we. ntabwo rero ugomba kujyana umwana hanze nyizi simenye ko umwana yagiye hanze. wari wiyise umubyeyi we igihe wari uzi ko yapfuye. Rero aracyari muzima papa. yaba muzima yagira gute cyo nzi cyo warasinye ko tugomba kumwadobota. rero muri aka kanya njye ndi umubyeyi wa Dirani. Ikindi ndi kumva uri kuncuna umwuka, ufite amagambo menshi nk'abagombozi. Nakubwiye ko Dirani ari muri iki gihugu kandi nakubwiye ngo umushake uko ujya n'ubundi uko usanzwe umushaka. Ntabwo ibyo bindi bindeba. nizere ko ibyo ari imikino uri kunkinisha N'imikino. ngaruka mu rugo wabimbwiye. N'imikino? iyo ni imikino ntabwo nawe wabimbwira nawe urabizi. Yaba ari imikino ntabwo waje kuri gumbaza ngo Dirani ari. Uba waje ukamusanga mu rugo muri salo nk'uko wabivuze. Uba wazanye amata ukamubona. Uba wamubonye igihe cyose umushakiye. nimba ari ukunkinisha Dirani ntakiri igipopi cyawe. mva nkubwire niba ari ukunkinisha nkinisha uko ubishaka. ndagiye nimugoroba ngaruke ngiye nk'igisubizo kizima kandi mbone Dirani mu rugo. iyo wamushyize umugarure ngaruke mubona ntaribagirwa. ariko ubundi uriya mwana nsize mu rugo mushyashya ni uwa hehe? umwana nyiri uriya mwana w'umukobwa mbonye mu rugo mushyashya ko iwacu nta mukobwa wajya nta mwana uhatamba. uriya mwana yaje mu rugo mu biki? Iwacu wabonye umwana? ese uri kungira ikigoryi nta mwana nsize ari mu rugo? Mbivuga maze umaze gusara uhabonye umwana w'umukobwa? hasi uri kungira umusazi koko nta mwana w'umukobwa uri hariya wicaye mu mbuga? ni umwese muri babandi bacu bapfuye. ngaho nyumve ibyo se nibyo nkubajije cyandi kukubaza uriya mwana uri hariya. Narakubwiye ngo hari igihe kizagira amaraso wagiye umena akakugaruka. Nibyo ni ibisazi bitangiye gukura. nyamada ntabwo wagakwiye kumbwira gutyo kandi uriya mwana ntabwo umushaka hariya. ahubwo hatangiye kubona ibidahari bakuvuza. taba yaje kunekaneka dore ko abantu b'uyu ngubu
icyo nkubwiye cyo ni kimwe ngaruke nsanga dira ni hariya. uramubonye sange dirani ubwo se uri gukangana urankanga sha ndamwemeje sinzigera amubwira ko ari ariya nzamugira umusazi ibyo yankoze nayo ngiye kubimwitura sha genda ariko urajya utahira ku mivumo yanjye. yewe twaje duherera mu nda mbingo murashonje nibagirwa kubaha inkuru. muzi ko Bowazi gutya tumufite hano ku kiganza. wabijyana w'inkorahorana. Bowazi gutya gereza gutya umuryango wa gereza uramufukana urebure. Yego Bowazi byamushobokeye. Ibyo ni bicyo uri kuvuga. Gutya njyewe naguye ku mpapuro za banki za Bowazi yoherereza umucamanza ruswa ngo iki ndazifata ndazihisha. ubu Bowazi gutya gereza iri kumukanurira. Umucamanza se Kobo vayo hano. Ese kunshusho bikanya bite? Mureka ngo basi ugira ubwenge uratekereza ntabwo uri muzima umeze Kubera iki se? amaze gucanganyikirwa. Nawe ari we wacanganyikirwa. Niki kigucanganyikishije ku buryo ibintu byose uhita uvuga ibintu ntunamenye n'ahantu uri nta soni. Erega nawe ari we byakubaho none se reka nkwereke. Gukora iki ntibwambaho ntiwiteze no kuzambaho. Menya ahantu uvugira ibintu nawe utagomba kuvugira ibintu. Ubu se pasiteri kataravugira ibintu mu kabari. Njye rero numvaga buriya nta n'umuntu wanyumva ko ndi ahantu hiherereye cyane. Mbasha gutekereza. None se nawe reba dira ningera nizeye neza ko ari mu rugo. Ejo nimugoroba ndamushaka ndamubura, mu gitondo ndamubura. Mubajije madamu ati yaramwimukanye, yamukuye mu rugo ngo yagiye kumuhisha. Kanyumvira Nacanganyikiwe umutwe nawe utaye undi kwibaza ukuntu mbigenza byanyobeye kandi ubizi neza ko igihe cye cyo kugenda cyari cyegereje. Yarejo bundi Ajay none se wabonaga umuntu ashaka ibyangombwa byo kumwambukana ukajya ko ibyangombwa ari byo kujya i Kigali ukajya ko ari byo kujya basa mwambukanaga umujyana. Nese tuvuge ko utarana dore kuntu bimeze. Dira ni buriya yaragiye kujya mu bihugu by'Abarabu. Kahoka yemwe nyine wa mucamanza umwe wari ugiye kubaburanisha urubanza nirwaba rukibaye bakakugira bakavuga ko uri umusazi niwe Bowazi yari yahaye ruswa. yewe se mabuja ibyo hari icyo bizadufasha. Kuki bitabo basaze nose ruswa muri iki gihugu iremewe? Ntiyemewe. Ruswa iremewe. Bahita noneho bafata ruswa bahereza umucamanza bagiye kubaburanisha we bahita bakugira umusazi bakujyana mu kigo cy'abasazi. Apo byarangiye Ubwo kumva ko utumva ko mabuja Bowazi bazamufungana n'uwo muntu wahaye ruswa. Bowazi bazabafungana ahubwo ikintu kibabaje Niki icacana cyacana suriye we. Bowazi nubwo bagiye kumufunga yabagiye mu bibazo bagiye umufitiye umufitiye impuhwe ubu uryamye hano usetse kufite Bowazi impuhwe wagira ngo niwe mwashakanye. Reka mugirire impuhwe bya biti birwaga baguga. Reka Bowazi bamuhanire amakosa yakoze kuba bagiye kumuhanira amakosa yakoze ntabwo bikura ko ari umugabo wanjye twashakanye. N'ubundi nari mfite gahunda yo kumuha divorce ariko bamufunze bakamuhanira ibyo yakoze divorce nayikuraho bakamufunga nkazamutegereza agafungurwa tugakomezanya ubuzima. Yarahindutse arabaye umuntu muzima. Ikibazo gihari ni kimwe nashaka ntazahinduke biramureba. Ikibazo gisigaye ni cacana. Nubwo Bowazi agiye gufunga cacana agiye gusigara muri biriya bitaro n'ubundi imbere bibi impinja z'abandi bazohereza hanze. Ibi bintu nukuri cacana we tuzamufatisha gute? Mabuja amahirwe se dufite nuko nyine Honete akarutse mu ruhande rwacu. Cyakoze nanone akaba azadufasha no kureka cacana. Ahubwo Mabuja reka cacana tumutega umutego Honete aba ari we noneho uzajya uduha amakuru ya cacana ku buryo cacana nawe tuzamutura mu gatega atazi uko byagenze. Uri kumwe na ba cacana ntazereke cacana ko yavuye ku ruhande rwe. Ntazigera namwereka ko twebwe
twongeye kwiyunga agume ku ruhande rwa cacana yumve Oneta ari umwizerwa kuri we hahana azagenda amubwira n'amabanga yiwe na Bowazi nibyo tutari tuzi ku buryo na cacana azasanga Bowazi hagiye ko kantu niko ku buryo bombi noneho bazajyamo iya mbere barayitorotse ariko iyo kuyivamo ntabwo bizakunda abashwe cyakora uri intwari pe bajya bavuga ngo intwari aba ari umugabo sha nawe uri intwari y'umugore ni ukuri ubundi gushaka ni ugushobora wese atashobora gushaka ni ugushobora ufite umutima wo gufasha nta rwitwazo na rumwe uba ufite rwatuma udafasha. ntabwo uzi ko se ejo bundi bosi yampamagaye. bosi yarampamagaye ati umwana ari hehe, arambwira ati nimwohereze vuba vuba na bugango. Ngiraneze amwohereze mu bijyanye n'igisubo yampaye dore dirani urabona abandi bo ukuntu tujya tubohereza abakiri batoya, none dirani we twe twaramuretse ngo akure kuko uriya we yari umuntu ukomeye cyane, yari kuzaba umuntu. siyo numva ari nshyashya kutari warabimbwiye kigeze ubwira yuko uwo mwana uzamuhereza mu bindi bihugu, umubwira yuko umwana uzamufatira ayo mapasiporo umwoherereza abandi bantu, ibyo twarabivuganye. Kubangiye ko ukeneye umwana nyine umugore wawe akitwa umubyeyi, wigeze umbwira ko ufite ubwo bucakora bwo kumwohereza gutyo. ubwo wenda ninjye utarakubwiye dore ukuntu rero diri imeze, ujye ukora diri unazi n'ukuntu imeze, nta muntu uri kumwe ko twoma hamwe. dore ni ugufata umwana tukamujyana mu bihugu by'Abarabu, uri kubyumva neza. none abo bana niba abana bagira gute biturikirizaho ibisasu bakaba ibyihebe. se ufashe umwana ujya kumujyana mu byihebe, none ubu ngubu wamaze kubitekerezaho neza? kandi bari amafaranga duha ati tujye kubashakira abana, akaba ari ubwo buryo nanjye nakujeho. dore dirani impamvu dirani umva nkubwire impamvu dirani impamvu bashatse ngo tubanze tumureke akure ni uko we bagiye kumutuma ahantu hakomeye cyane kandi bisaba ko azabaciye ubwenge. abantu bo twabajyanaga ari impinja ko ari ibitambambuga, akagenda bagikubise igisasu cyajyamo kigahita giturika. noneho dirani we rero shaka kujya ahantu nyine ahantu hakomeye h'ibanga hakomeye cyane. ese ukomeza ukamurera reka kandi yari ari kurengerana, yari yarakoze cyane. ukamugumana nyine nk'uwo wabyaye. nkorera mu ibiki, uzi ko buri umushinga nkorera bariya abantu bamenye ko byibura dirani yabuze, natwe tutaba turiho, natwe batwica burundu, natwe bahita batwica. ese wasibanganyije ibimenyetso by'ukuntu wenda ashobora kuba azwi mu gihugu, amazina ye amazina yiwe twamaze kuyahindura ku byangombwa byiwe afite. ubu wamwise ntabwo ushaka gusa ni byiza pe, ni n'ibyo kwishimira ko tugeze ku ntsinzi. tugiye kwegeraho pe, turi hafi yayo. ariko ikimbabaje ni uko muzayibyina tutakiri kumwe. bigenza utereya uje reka ngende mu marembera hakoze ibintu byawe byo guhuruganya bite byawe. nuko ahora umuti ntabwo uraboneka urabizi, kandi ejo bundi waraje urankomeza urambwira ngo umuti warabonetse kandi ko ari ukugira ngo nyine ndakomeza kwiheba. narakubonye mu maso yawe, none si ubwoko ntari kubona imiti kwa kanya gato ndi gushyira kandi nkaremba. urumva ninkomeza kubona imiti biraza kurangira nyine nitahiye. rero muzakomeza mubye n'insinzi pe, nanjye aho nzaba ndi nzakomeza nishimane namwe. ntaho uzajya nawe ujya ureka kwiganyira. urabona njye na Onete twapanze gahunda. Onete agiye gushaka umuti wo kugutera awukure kuri cacana, kuko cacana niwe wenyine ushobora kubona uwo muti, niwe wenyine ugira uwo muti. yambwiye ko Bowazi ngo yari hano ku bitaro, ngewe nshobora kujya kuwushakira iwanjye Bowazi yawujyanye. nintawubona iwanjye Onete azaba yamubonye hano. ariko reka nkubwire n'ikindi, namwise jihadi. ibyangombwa byo ni jihadi, wujuje ibyangombwa. jihadi ese iyo poroje wayihinduye ute? ntabwo ari njye wayihinduye cacana, iriya poroje ni bosi we yabonye ikiraka, abona ikiraka kirenze, natwe ahita atubwira ati munzanire umwana akore muri ibi n'ibi n'ibi nk'ibyo maze kukubwira. erega twebwe niba utabizi
icyo twebwe dushinzwe ni uko bagomba kudutuma umwana tukaba turi tayari ko tugomba kumubona. Aho rero nimba ari proje bapanze ahita yiduhinduriramo gutyo nanjye akabimbwira gutyo. Bazajya bafata impinja zikivuka. Yaba izivuka biterwa n'uwo bakeneye. Urabizi ko mu busanzwe twajyanaga izivuka. Papa nawe kurera bigoye. Wowe kurera biragoye. Urabona iyo umuntu aguhaye akora twakoze iriya misiyo y'umwana, umugore wawe ntari muri diru. Ubwo byasaba ko aba bakire bino tubareka bigakomezanya nabo bakire, umwana akaboneka ahita agenda. None se ntabwo ubibona ko twabaretse hari ikindi tukibakurikira n'abantu bakire bahana? Ibi bintu rero uri kubona tutari muri diru nzima ifatika irimo n'amafaranga. Fatika se ntarayabona ifatika ye yuko. Caca turetse kubesheje muri nta miliyoni 3 wabonye. Ariko zo muri diru yawe. None se diru yanjye yavuyeho. Diru yafashe amashami. Ayo mashami yo nta kintu ari buze kumarira. Erega nimba utarubizi ukeneye ese ukundi kuri ukeneye nuko cyende kukubwira ngo umubosi dukorera aratubwira ati muzana umwana n'uyu naye kubera kubuza hano baturuko barababyaje baragize gute gahita mubwira ati umwana n'uyu arakenewe. Nubwo buryo rero turi gukora twebwe ni misiyo ndi guhendwa. Muri gutege nakinjira muri misiyo yo gufata umwana amukura mu mubyeyi amugushyitsaho umwana akagenda amafaranga akakunyuraho ukagenera ushaka. Mvuko cyabaye ngo tujye dupatana. Patana iki? Dupatana iki? None se umwana wumva washakira ahandi rero. Ntiwabona isoko rimucuruza icyo ni icyambere. None se ubwo ntiryabonetse. None se ngiye dupatanye uhari naba akazi naba mvuyemo. Cyo tegereza uhite guhaye. Ubwo rero jye ugenda uvugana nabo bakire bawe umenye ngo amafaranga ndi kubaha naya cacana nawe ndamuhaya. Ese ubundi siko nubyo kutigira icyambere sinjya nkurya. Caca sinjya nkurya mu buzima bwanjye. Sinakurya niba bavuga ati bampaye izi nanjye dirani kugera kuri no myaka ye ngenda nirukanka dirani wamujejemo ni rose. Erega dirani banza bumve ko dirani ni nkaho ari twabanje kwitwandera jihad. Boa ese ugira ngo ubutiriganya buroroshye ratare uri kumva naho umuti tutawubona n'ubundi intsinzi zaba yacu. Urabona kuva Bowazi bagiye kumufunga ngiye nzagaruka inyuma mitenera cacana ubwoba mubwire ko rimata guteye umuti nawe ngiye kumutangira ikirego akurikire Bowazi muri gereza azahita gutera uriya muti nta kibazo. Ndasaba bishusha kuvuga ngo uzagenda ubwire cacana yuko nawe nadatera reyo umuti bazahita bamufunga none kandi amaze n'igihe kinini hano baranze nzahita mubwira ati nzajya mu buyobozi mvuga igihe cyose rero amaze muri ibi bitaro ntanga itariki nabimwinjirijemo byose mbivuga ukuntu mwanze kumuvura ukuntu mwatwimye transferi nawe bagukurikize Bowazi ako azahita aza kuvura. Reya wakize wongere kwiheba we ceceka tuzi dushyigikire tureko tubigeraho we turize wemeze nk'uwakize Imana iri mu ruhande rwacu ubworozi n'ubusakara ntabwo bwo yavuga Bowazi bamufunge we tuzi bafunga gasasi namaze kubibona gahunda ubu yarangiye. dukomeze twizere wenda ahubwo ni ukujya kuvugana nawe kandi ni ukuri naho nataha pe we byo gutaha byihorere reya byihorere ibyo humura ngiye kuvugana nawe nete ajya ducungira cacana bari abana b'impinja gurisha hanze nawe uko byagenda kose azakurikira Bowazi muri gereza. ni ukuri pe.